umutwe w'ijambo uravuga ngo kubohoka kuzuye, kwakira deliverance yuzuye iri ku rwego nyarwo. Umuntu ajya yakira kubohoka kuzuye. Giye kubabwira uburyo butanu abantu bakiramo deliverance, abantu babohokamo, cyangwa se katubyite ibimenyetso bitanu bigaragaza ko wakiriye deliverance. Icyambere, turaza gusoma ijambo ry'Imana mu byahishuwe Yohana igice cya mbere umurongo wa 17. Haravuga ngo mubonye ntyo ngo hasi nubara. Ikimenyetso burya kugwa, harabonja numva badasobanukiwe ngo ari abantu bafite imyuka ngo igwisha abantu. Ntabwo ari imyuka, ni icyubahiro cy'Imana, no mwuka w'Imana. Aho Imana igeze, aho imbaraga y'Imana igeze, ya Satani igomba kugwa hasi. Ibintu byose bigomba guca bugufi bikubarara, izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Ibimenyetso bitanu bigaragaza ko wakiriye imbaraga ya deliverance. Uyu mugabo Yohana ari ku kirwa cy'Ipatimo ngo ahishurirwa Yesu, abona Yesu ngo mubonye ntyo ngo hasi nubamye ngo azamura ikiganza. Duhaye Yesu icyubahiro. Abonye Yesu. Kambabwire, Imana yacu ifite icyubahiro gitangaje. Imana yacu ifite imbaraga zikomeye cyane. Hari umuhanuzi yahanuye Yesu, aravuga ngo mu maso ye havamo umuriro. Bwana sifiwe. Mumubonye ntyo ngo hasi tunubamye ngo ndamburaho ikiganza, ngo arambwira ngo witinya Yohana, ngo ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka. Aravuga ngo nari narapfuye ariko ubu ngubu ndiho. Bwana sifiwe. Bivuga ngo ugomba kubyuka ufite izindi mbaraga, ufite ukundi kwizera, ufite yandi mavuta. Imana ikuvanye ahantu igushyize ahandi hantu. Kimwe muzakubwira icyubahiro cy'Imana n'abahanuzi nagiye mbibona mu biterane bitandukanye. Hari igihe Imana inkoresha nkahanurira umuntu agahita agwa hasi, ntamukozeho ntamukubise. Kubera iyo mpamvu ijwi ry'Imana rifite icyubahiro gikomeye. Cyangwa ukabona umuntu atangiye, umuntu ararize, nta muntu umukubite, nta muntu umututse, ukabona umuntu ararize. Mbega Imana imivuga, Imana imikorera aha. Bimwe mu bizavuga ko Imana yavuganye nawe, umuntu azakubwira ngo umve uko Imana ivuze. Akivuga ijambo rya mbere ugire ngo bakumenya umuriro mu mutwe, wumva ahantu hose urimo urashya, wumva utangiye kurira, wumva ubuze amahoro, wumva umubiri wawe ubuze amahoro, ariko umutima wawe ugira imbaraga. Bwana sifiwe sana. Yohana arimo ahanura avuga iby'iminsi ya nyuma. Aravuga ngo mbona ijuru rishya n'isi nshya, ngo abapfuye bose ngo barazuka, ngo bambikwe iyindi mibiri mishya itari imibiri mishya. Mu yandi magambo, hari imibiri ishaje, hari imibiri abantu bafite, imibiri irimo za karande, irimo abadayimoni bo mu miryango, imibiri ifite ibyaha, ngo bambikwa indi mibiri mishya. Imana ihuye n'ubuzima bwawe. Kugwa hasi ntabwo ari ikintu gitangaje. Yohana ngo abyukanye kwizera, abyukanye ijambo. Baramubwira ngo twahaye Yesu icyubahiro, abyukana ijambo. Biravuga ngo Yesu ngo asengera uwo mwana wari warabaswe n'igicuri, ngo agwa hasi, ngo aguye hasi, ngo ari kunkumura, dayimoni amuvamo. Bwana sifiwe sana. Abyuka uwo mwanya igicuri cyamuvuyemo. Reka duhemo Yesu icyubahiro mu izina rya Yesu. Cyo ni ikimenyetso cya mbere cyakubwira ngo hari umuntu
wakiriye kubohoka. Ikindi kimenyetso gisanga mu Baroma ibice 5 umurongo wa 9 kiravuga ngo daimon ziva mu bantu zivuga. Mbibutse yuko abantu bose batabohoka kimwe, ntago abantu bose babohoka kimwe kuko bataboshwe n'ibintu bimwe. Hari uwagwa hasi akabyuka abohotse, hari uwagwa hasi akikuhumbura daimon akamuvamo, hariho noneho na daimoni zivuga. Ahangaha Bibiliya iratwereka daimoni zigize gute zivuga. Piche aravuga ngo daimoni namusubiza ngo turi ingabo kuko turi benshi. 5:9 niko wavuga ngo turi ingabo kuko turi benshi. Muri deliverance rero iyo abadaimoni bamaze gutungura bakavuga baba bamaze gutsindwa, baba bamaze kwamburwa imbaraga. Turi ingabo kubera ko turi benshi, ngo kuko ngo Yesu ngo yari amaze kubirukanisha ubutware n'ubushobozi. Daimoni zavuga ngo turi ingabo kuko turi benshi. Ngo Yesu arategeka ngo aravuga ngo ni mumuvemo mujye muri ziranguru. Daimoni zimaze kuvuga zimuvamo. Gusa aho ngaho kuri daimoni zivuga bisaba urundi rwego rukomeye rwihishurirwa mu mwuka rwo kumenya ngo ni daimoni ivuze cyangwa se daimoni ishobora kuvuga ibeshya. Muzi ko abadaimoni babeshya, bagira gute? Barabeshya. Hakaba n'igihe daimoni avuga akavuga iby'ukuri bitewe n'umuriro uri kumutwika cyangwa se igitutu cy'imbaraga muriho. Byo ni ibintu bisobanurwa n'umuntu urimo wirukana daimoni, hishurirwa afite n'amavuta afite. Dushaka kwirukana daimoni ahangaha, cyangwa se umuntu akigira nko mfite abadaimoni, afite misiyo akaza ati Tiadire yaneje abadaimoni, amubeshye. N'urugero mbahaye, hari ni dimension umuntu ageramo yo gutwika cyangwa se kunetraliza imbaraga z'umwana. Biravuga ngo bene Isakari Imana yabahaye umwuka wo kumenya ibihe, bakamenya ngo ibi ni ibihe by'amahoro, ibi ni ibihe by'intambara. Iyi ni daimoni ivuze, iyi ni Imana ivuze. Ikindi mbese mwari muzi ko hariho n'abadaimoni bavugira mu bantu bita ngo ni abakozi b'Imana atari abakozi b'Imana b'ukuri. Hari umuntu wahuye n'umukozi wa Satani wize umuhanuzi, aramubwira ngo n'Uwiteka Imana yawe uhagarika akazi urimo ukora ujye mu cyumba cy'amasengesho nzakubeshaho. Niyo mpamvu mugomba kugira ishurirwa. Yesu ashimwe. Yesu avuze ngo intama zanjye ndazizi nazo ziranga, ngo iyo nzihamagaye ziritaba. Kugira umwuka wumvira Imana, ubaha Imana, bijya bituma utagwa mu byobo byinshi bitandukanye, udahura n'abahanuzi b'ibinyoma, udahura n'abapfumu bigize abakozi. Hari abantu uzasanga hariho n'abafite amatorero, ugasanga mu itorero nta mwanya wo kuramya Imana bagira, nta mwanya wo kumva ijambo nk'uyu bagira. Bahora muri umva reba bona inyuma imbere iruhande, tuntu nk'utwo ngutwo.
Haleluya. Ari simbuze ko ubuhanuzi butabaho, n'ubu ndimo ndabahanurira kandi n'umuhanuzi n'abahanuriye byinshi birasohora, sindimo mbyirata, ndimo ndirata Imana ibintu. Ariko kugira ngo mbabwire ko hariho n'abakozi ba Satani. Umuntu uhora akubwira ko ngo ugiye mu ijuru wambaye imyenda yera, ntabone ko umaze gukuramo inda 5 ngo akubwire ngo wihane. Reka duhe Yesu cyubahiro. Ni ukuba maso muri iyi minsi. Uwo muntu yagiye mu cyumba cy'amasengesho arakena, amazi yatajya mu kazi baramwirukana. Urumva umudayimoni yinjiye mu muhanuzi. Ntabwo ari umuhanuzi, wita umuhanuzi. Amubwira ko agomba guhagarika akazi. Hari abantu, hari ingo ziri gusenyuka kubera abapfumu binjiye mu rusengero. Hari abantu barimo banga abana kubera abapfumu binjiye mu rusengero. Umwuka wose ugutandukanya n'ibyiza ni wa Satani. Umwuka wose ugutandukanya n'abantu ni wa Satani. Kuko birabango Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera. Mbega Imana yacu ikorera mu butatu butagatifu. Umwuka ukuvana mu itorero ryawe, umwuka ukuvana muri korali uririmbamo, umwuka ukwangisha mama wawe ukubyara. Hari abantu banze ba mama wabo babyara. Umwuka ukwangisha famiye yawe, uwo ni umwuka wa Satani, ntabwo ari umwuka w'Imana. Kuki Yesu yavuze ngo intama ze nizo zimuzi? Nuko mu itorero habamo abantu bafite umwuka w'intama, hakabamo n'abafite umwuka w'ihene. Intama irumvira, biravuga ngo Yesu bamutwaye nk'umwana w'intama bajyana kubaga. Igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Bwana asifiwe sana. Intama mu buhanuzi isobanuye umwuka w'Imana, umwuka w'intama w'Imana. Ihene urayikurura, intama iyo ikuriye ku kiziriko iraza gake gaciye bugufi. Ariko ihene iteza akavuyo. No mu rusengero hari abantu bafite umwuka w'ubuhene. Umwuka rero udasobanukirwa Imana, udasobanukirwa Imana ni umwuka utubaha Imana, ni umwuka udashaka mu maso y'Imana. Uku nguko abantu bari mu rusengero harimo babaje bashaka igitangaza cy'uwo mwanya, harimo n'abandi baba mbwira icyo ushaka mwami ko ngukorera, nesha ibingerageza ndagushaka mu bihe nk'ibi mwami. Haleluya. Harimo n'abandi bari bavuga ngo ma nibyo. Twese buri muntu, ntagire umuntu babeshya. Buri muntu afite ikintu akeneye ku Mana, ariko umwana w'ubugingo akenera Imana mbere kurusha ibyo akeneye ku Mana. N'ikimenyetso, nta kintu gihari baguha ngo kikurutire Imana cyangwa se ubwiza bw'Imana. Nta mafaranga. Kubo sinibizabesho ibyago cyangwa amahirwe, nzi byose mwibitegeka kwigamira no kusa. Mbeshono kwizera Yesu niringiye, imbabazi ze
mbumbatiwe n'umukiza unkunda, nizeye Yesu ntabwo bafite, mfite amatsiko mu mutima wanjye yo kuba ku munsi mwiza Yesu ubwo azagaruka kunjyana mu rugo rwe rwo mw'ijoro. Umva, umuntu ufite umwuka w'Imana ahora agira amatsiko yo kugendana n'Imana. Hari numvise aririmba avuga ngo Yesu, mbese indirimbo zanjye ziracyakuryohera, ubuzima bwanjye buracyakuryohera? Muri njye umwe aravuga ngo tekereza neza ku gihetse agakiza, ntawuhetse ingobyi, umwana yaramaze kugwa kera. No mu buryo bw'umwuka, hari igihe umuntu amara imyaka 20 mu rusengero, hari igihe umuntu amara imyaka avuga uburyo yasenze ngo tumeomba kabisa, twarasenze, ariko ubuzima bwe kabona nta Mana iburi. Abo ngabo bahura na byinshi bibakamuramo imbaraga, bahura na byinshi bibatwara ibyiringiro. Ariko muhanuzi Daniel agiye yerekwa, habona ibiza mu minsi y'imperuka, ko abazi Imana yabo bazakomera. Nibamara gukomera bakoreshwa ikintu bita ibitangaza, ibimenyetso, amahishurirwa, tugendana ibintu bita imbaraga z'Imana. Abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakoreshwe iby'ubutwari. Bwana asifiwe sana. Rero reka mbabwire, umuntu ufite umwuka ushaka Imana, niyo agiye mu iteraniro ririmo abayobe, Imana ikoresha uburyo imwigaragariza, ikubahiriza ijambo rye rivuga ngo nutera intambwe imwe nzatera 99 nkusanganira. Kubera ko gusa mu mutima we yashatse Imana, yateye intambwe imwe ashaka Imana, Imana ikamwiyereka. Ngabo rero abantu ntibazababeshye, uvuga ngo urahanura kandi uri umubeshyi, uvuga ngo urahanura kandi uri umujura, uvuga ngo urahanura kandi wirirwa mu byaha. Ntabwo ari umwuka w'Imana. Umwuka ntibazababeshye. Imbaraga z'Imana icyambere zikora mu muntu, zimuha gutsinda kamere, gutsinda isi. Iyi imbaraga y'Imana ikurimo iguha gutsinda isi. Iyi imbaraga y'Imana ikurimo iguha kuryoherwa n'umwuka wera w'Imana. Hari umuntu babwira ngo wowe tugiye guha amafaranga angana n'abanyarwanda bose bafite, ariko wigire mu by'isi. Kababwira ngo hoya, kababwira ngo Yesu araryoshye sinziganyira. Bwana asifiwe. Abantu baratandukanye. Hari umuntu wagushwa na burushete cyangwa se n'inkoko. Inkoko tukure tugende turya inkoko n'ifi. Inkoko ikamugusha kava ku Mana, agatera Imana umugongo. Hari umuntu wagushwa n'amagambo y'abantu, abantu bakavuga amagambo akagwa. Ariko hariho n'undi waramaze kwakira imbaraga z'umutima. Haleluya. Ngo mwana ngo akurira mu butayu, ngo agwiza imbaraga z'umutima ndetse n'ubwenge. Izo mbaraga kuzigwiza no gukunda Imana. Kuki iryo jambo ndivuze sinzi impamvu, ntabwo ariyo topic nari ndimo mvugaho, ariko nagira ngo mbabwire ko Imana ishobora kuguhishurira aho iri mikorera cyangwa se ibya Satani, nabyo ukabimenya bitewe n'umutima wo gushaka Imana cyangwa se umutima wo gutindana n'Imana. Ubundi hari urwego umuntu ageraho
ubu nkanjye hari ibintu bitansaba ko mbyerekwa. Umuntu arimo avuga ibintu mbona ndamenya ngo ibyavuye kwa Satani, ibyavuye ku Mana. Haleluya. Reka duhe Imana icyubahiro. Mu myaka hafi 15 ngendanye n'Imana, nge natangiye kugendana n'Imana nambaye ikabutura senga mbwiriza. Nabonye Imana ikora imirimo ikomeye, nabonye Imana ihindura amateka, arwego umuntu ageramo akumva Imana kayumva. Rero ku bimenyetso bigaragaza uburyo abantu babohoka, tugu kimenyetso kivuga ngo abadayimoni bava mu bantu bagira gute, bavuga. Hari abakira deliverance muri ubwo buryo, dayimoni akavuga. Nk'uko uyu mudayimoni yavuze wari ufite uyu muntu wamutwaye ubutayu, dayimoni akavuga. Nawe kamenya ko ari dayimoni uri kuvuga, kamwirukana, kamucyaha, kamuvana mu cyicaro cye cyangwa se kamuvana mu birindiro bye. Some ijambo muri Matayo 17 umurongo wa 15. Tugiye kuvuga abadayimoni, uburyo ikimenyetso kiranga ko umuntu ari kubohoka. Abadayimoni bava mu bantu bakora ibimenyetso runaka. Matayo 17 umurongo wa 15. Babarira umuhungu wanjye kuko arwaye igicuri, kiramubabaza cyane, ko kenshi cyane kimutura mu muriro no mu mazi. Namuzaniye abigishwa ntibabasha kumukiza. Yesu aramusubiza ati, yemwe bantu b'iki gihe biyo bagize abatize n'icuri, muzagezayo kubana namwe, nzabihanangiriza kugeza ryari? Nimumunzanire hano. Yesu aramucyaha, dayimoni amuvaho, uwo muhungu ahera ko arakira. Hari dayimoni zikora ibimenyetso. Nkatwe tumaze igihe twirukana abadayimoni. Umuntu yaguye hasi agakora ibimenyetso runaka, uhita umenya dayimoni imuboshye cyangwa se umwuka amuboshye. Kamenya ngo uyu mugabo ngo aramubwira ngo dayimoni ngo yamufashe w'igicuri ngo amukubita hasi, ngo amukubita mu byobo. Mbega nta mahoro afite. Nuko dayimoni abigenzi yaje amukubita mu cyobo. Reka mbabwire. Haleluya. Inwa musirikare wese afite imbunda abategetswe kurinda iyo mbunda, iyo mbunda kayirinda. Bwana asifiwe sana. N'intwaro zacu zo mu mwuka Imana ibikeneye ko tuzirinda. Ntujugunye intwaro zawe ahantu hose ubonye. Dayimoni arimo ararwanira iburyo, wogiye gukubita ibumoso. Menya ahantu dayimoni ari, umurwanye, umuhashye, umutsinde mu izina rya Yesu. Hariho n'abandi basengerwa bakajya basimbuka nk'ibikeri. Mwagiye mubibona muri deliverance, ugasenga ukabona umuntu arimo arasimbuka, asimbuka nk'igikeri, arasimbuka. Ukajya kubona ukabona abandi barimo aragenda nk'inzoka, yakatakata yigira nk'inzoka. Ibyo ngibyo ni ibimenyetso byo kubohoka. Kandi buri kimenyetso cyose gikorwa gifite ubusobanuro cyangwa se ikintu gishatse kuvuga mw'isi y'umwuka. Haleluya. Iyo rero wakibonye kiba kigaragaza ko iyo dayimoni yatangiye gukora ibimenyetso bute iba yatsinze, iba yagize gute, iba yatsinze. Muri yo ngo Satani ibyo yamize azagira gute, azabiruka. Ngo ikiganza cy'Uwiteka kizabihubuza mu nda ye, kizabivana mu nda ye. Ibintu yamize yashyize mu nda ye, ikiganza cy'Uwiteka kizabihubuza, kibivane mu nda ye, kibivanemo kabisa, bive.
hari abantu iyo amasengesho yo kubohoka ageze barimo basenga kubohoka bakunda kumva isesemi nyinshi, bakumva ibirutsi biraje. Burya hari ibintu biba byarakwinjiyemo nk'amarozi cyangwa se ibintu runaka bikurimo by'imyuka ya Satani, batangira gusenga ikiganza cy'Uwiteka kigatangira kubivana muri wowe. Nibwo uzabona abantu bamwe baruka, mujya mubibona tugasenga ukabona ngo ibintu birasohotse mu nda ye, barimo araruka, ibintu birasohoka. Hari ibintu bibiri, hari Satani kukuruka cyangwa se kuruka imigisha yawe, hari na wowe ubwawe kuruka, cyangwa se mwihangane kubivuga gutyo, nta yindi jambo rihari mu Kinyarwanda nabivugamo, kuruka cyangwa se gusohora ibintu abadayimoni bagushize. Kuruka kugira gute ibintu bikamusohokamo. Hari abazana ibintu by'urufuro, hari abazana bimeze nk'ururenda, hari n'abashobora kuzana gusa agafatwa n'isesemi akaruka. Hari ukuruka ku giti cyawe wowe ubwawe, ibintu birimo bigusohokamo. Hari no gusenga mu buryo bw'umwuka, Satani akakuruka. Ubu tuvugana hari abantu bari hano ku isi ariko Satani yamize. Murabona ngo urufi rumira Yona, urufi ruramumira rumushyira mu nda ye, ariko ngo nyuma y'iminsi 3 Yona ku bw'amasengesho ye, hari igihe umuntu asenga Satani akamuruka, abadayimoni bamumize bakamuruka, bakamusohora. Biravuga ngo ku munsi wa 3 ngo urufi ruruka Yona imusozi, ruramuruka Yona pafu abagiye imusozi, atangira kwakira, atangira gusubira muri gahunda y'Imana. Hari ibintu bigomba kukuruka muri uyu mwaka, ugasubira muri pozisiyo, ugasubira mu mugambi w'Imana, ugasubira mu masezerano yawe, bikarekura. Imana yatubwiye ngo uyu mwaka ni umwaka wo gutwikururwa. Ntabwo watwikururwa rero nta bintu byagutwikira. Kugira ngo utwikururwe hari ibintu bigutwikiriye, ariko imbaraga y'Imana ikakuzaho cyangwa ikabizaho ikabitegeka bikakuruka. Haleluya. Ibintu bigutwikiriye, ntubona amahirwe, ntubona imigisha, masike y'icyangiro, masike y'igisuzuguriro, hari igihe Imana itegeka bivuye mu masengesho kigahita kikuruka, ugahita wisanga ahandi hantu hadasanzwe. Bwana asifiwe. Mu migisha yawe, mu masezerano yawe, muri gahunda y'Imana. Hakaba n'igihe rero muri deliverance umuntu bamusengera ibintu bikamusohokamo, kagaragara ikimenyetso cy'uko ufatwa n'isesemi kabiruka. Nimubibona rero kenshi nimukajye mutangara, ni abantu baba barimo bagenda bahura n'imbaraga z'Imana mu buryo butandukanye. Hariho n'abajya bakira izo mbaraga, kaba n'igihe afatwa na diyari, bikamusohokamo. Abakobwa n'abadamu akaba igihe afatwa n'imihango, atazana ivuye imihango pafu bigasohoka. Bwana asifiwe sana. Ikimenyetso cya 5 kigaragaza ko umuntu yakiriye deliverance ni ukubohoka mu buryo bw'inzozi. Turabisoma muri Yobu 33 umurongo wa 15. Ijambo riravuga ngo Imana ivuga rimwe ndetse kabiri mu mayereko no mu nzozi, igihe abantu bashyizweyo basinziriye ku mariri yabo bakakira deliverance mu buryo bw'inzozi. Ntabwo abantu bose bakira deliverance kimwe, ntabwo abantu bose umwuka w'Imana basura kimwe, nta nubwo babohora mu buryo bumwe. Hari abashobora kugwa bimwe navugaga, kandi nanone nyiraho ngaho kugwa, ntabwo abantu bose baguye
baguswa nuko bafite abadayimoni, hariho n'ugushwa n'icyubahiro cy'Imana kikamukoraho akagwa hasi. Bwana sifiwe, mwuka w'Imana. Noneho hari abantu bajya babohoka mu buryo bw'inzozi, mu nzozi bamukabona hano bafashwe n'ibyo bintu byose bakabohoka. Imivumo biravangwa, icyo gihe umutwaro baguhekesheje uzavanwaho no gusiga, ugasanga hari amavuta yakoze ku muntu, ikintu kiramurekura. Bwana sifiwe, mu buryo buri live. Hakaba n'abandi rero baryama bakabohoka. Kubohoka mu nzozi, ibyo nababwiye. Hari abantu bajya babyuka, bajya bagira ururenda mu kanwa, akarota hari ibintu biri mu kanwa kabijyarimo bisohora, kanakoramo bikavamo. Hari uwanganije arambwira ngo pastor, ngo njya ndota ngo buri munsi ngo numva ikintu cy'igishikirete kiri mu kanwa kanjye, kugikuramo nkagikuramo, ngo nkumva kirimo kirareduka nkongera nkagikuramo. Harabajya bibabaho nk'uko nguko mu nzozi. Burya ni ukubohoka, buri mubohoka ibintu bigusohokamo. Kaba rero n'abava muri deliverance mu masengesho, ibyo nende mbabwira, akarota biri kuba live. Inzozi ziranga deliverance mu buryo butanu. Ushaka kuva mu masengesho cyangwa se mu rusengero, mwari muri mu masengesho y'intambara y'umwuka, ukarya karota umusazi ashaka kurwanya, ukarwana n'uwo musazi ukamukubita, wamara kumukubita akagenda. Imana ibirimo ikubwira yuko yaguhaye umwuka, yakubohoye ku mwuka w'ibisazi. Abasazi, hari abasazi mu muhanda birukanka, ariko hariho n'abantu mu mwuka wabo bajya bafatwa n'umwuka wo gucanganyikirwa mu buzima bwe, ahora yacanganyikiwe. Muzababona mu muhanda, hari abagenda bitera ishyi, akagenda 5,000 kabaragiye 25 cyakagenda agatanya ngo atabona, kongera akagenda kongera akagenda. Burya abasazi bari mu buryo bwinshi. Hariho n'abasaze muri ubwo buryo, kita yikubita urushyi cyangwa akaba arimo aragenda ngo vuga ati ibintu birakomeye muri karitsiye, umwuka w'ibisazi. Hakabona abantu bahora mu buzima bacanganyikishayo, ntibacanganyikishijwe no hino. Iyo uwo muntu yahuye n'imbaraga z'Imana, araryama akarota arimo akubita umusazi, akamukubita umusazi agahunga. Imana ibirimo ikubwira ko yaguhaye kubohoka ku mwuka wo gucanganyikirwa cyangwa se umwuka w'ibisazi. Bishobora kuba ari ibisazi muri ubwo buryo, cyangwa se ari ibisazi bituruka mu miryango iwanyu, abantu bajya basara. Duherutse gusengera mu cyumweru mu gihe cyashize, Imana yamishuriye, namubwira ati iwanyu bajya basara. Vuga ati yego, ati mama wanjye arasara, rwose arasara. Nari ku Gisozi no twamusengeye, ndamubwira ngo Imana ikuvaneho ibisazi. Imana ihita imubohora mu buryo live mu rusengero. Ariko hariho n'abandi bajya babohoka mu buryo bw'inzozi barota. Ikindi kizabwira ko wakiriye inzozi, ikubwira ko wakiriye kubohoka. Hariho abantu usanga bahambiriwe n'umwuka wo kunywa inzoga. Reka mbabwize ukuri, kunywa inzoga ni icyaha. Bibiliya ivuga ngo nimusinde, mu Befeso ngo nimusinde inzoga zikubaganisha, ngo nimwuzure umwuka wera. Ngo umuntu unywa inzoga ntago umwuka wera yabona ahantu ahera amwinjiramo ngo amukoreremo, amukoreshe, amushyiremo izindi mbaraga. Inzoga nayo, inzoga umwuka wera nawe n'ubundi businzi ariko butagatifu. Niyo mpamvu iyo dusomye ijambo ry'Imana, umwuka wera umunsi yamanukaga mu Byakozwe n'Intumwa ibice 2:14, Petero ngo arababwira ngo ntago twasinzihira kuko mubivuga, ngo ahubwo wa wundi Yesu mwishe mukamubamba
niwe urimo ukora ibi ngibi mureba, niwe urimo udukoresha, niwe uduhaye ububasha, niwe uduhaye kuvuga mu ndimi, niwe uduhaye amahishurirwa. Ntabwo turi abasinzi. Barabarebye babona babaye nk'abasinzi. Kubera iyo mpamvu baravugaga. Umusinzi arangwa n'ibintu bitatu. Icya mbere, ntagira ubwoba. Icya kabiri, avuga ibintu ko bije. N'umuntu wuzuye umwuka wera aravuga ibintu byaza, akavuga ibindi byaza. Umuntu ibi ngibi tuvuga, ushobora kuzura umwuka wera wicaye ku ntebe y'inyuma aho ngaho, uri umudamu cyangwa se ugira ubwoba muri karitsiye iwanyu, ugatumbagira ugasanga ugeze hano imbere ati nimwumve uko Uwiteka Imana ivuze, ukavuga mu kanya kaza kwibaza, uyu ni jyewe cyangwa si jyewe? Bwana asifiwe. Ngo umuntu unywa inzoga, n'umusinzi, ntabwo imbaraga z'Imana zabona aho zica zimwinjiramo. Hakabaho n'abantu baryama, karota umujura aje kumwambura ishakoshi cyangwa se amafaranga, usanga ni nk'umudamu. Umujura ni umugabo cyangwa se abajura ni abagabo. Mu nzozi akabona arimo arakubita ya migeri ya yindi yo muri filime ngo abagabo bakirukanka. Imana ibirimo ikuhishurira ko yaguhaye ububasha ku mwuka w'inyatsi, umwuka kwambura amahirwe, umwuka kwambura ibintu runaka, umwuka kugumisha mu bubata runaka. Imana ibirimo ikubwira ngo mwana wanjye, naguhaye imbaraga, naguhaye ububasha mu gihe mwasengaga, nawe naguhaye kubohoka, naguhaye imbaraga. Hari imbaraga yakwinjiyemo ihita ikugira delivery, irakubohora. Haleluya. Bandi bakarota imbwa, imbwa ikaza mu nzozi, imbwa ikaza ikwikundishaho cyangwa ishaka kurya, kayikubita, kayirukana, imbwa ikagenda. Imbwa mu buhanuzi isobanura ubusambanyi. Imana ivuga ngo nakubohoye. Reka mbabwire, hari abantu bakora ibyaha bimwe batabikunze, bakanabikora batabishaka, bakanabikora bitabarimo, bakanabikora batabyumva, bakabikora kubera ko ari imbata z'umwuka runaka ubahambiriye, wenda ukomoka mu miryango, ukomoka ku barozi hirya no hino, akaba mu bintu nawe atumva. Umuntu umwe yarambwira ati pastor, ati sengera yewe, kubera ko buri munsi nisanga ndi mu businzi n'ubusambanyi kandi sibwo buzima bwanjye. Sengera Imana intabare. Urumva uwo muntu arakijijwe, ariko hari umugongo w'umwuka runaka umuhetse. Uwo nguwo rero yakire kubohoka, ryarota akubita imbwa, cyangwa se akarota abantu bafite ingeso z'ubusambanyi muri karitsiye bazwi, karota bamurwanya, akabarwanya, akabatsinda mu izina ryande rya Yesu. Iyo nayo ni ubundi buryo abantu bakiramo deliverance, umuntu akaba delivery. Tunashimye Imana, ijambo ryatubwiye ngo ntago twahawe umwuka w'ububata cyangwa se umwuka w'ubwoba utugumisha mu bubata, ngo twahawe umwuka uduhuza n'Imana. Uyu munsi uhure n'Imana mu isi y'umwuka, uhure n'icyubahiro cy'Imana, uhure n'imbaraga z'Imana, uve mu rwego rumwe ujye mu rundi rwego mu izina rya Yesu. Wakire yandi mavuta, wakire ubundi butsinzi, wakire kunesha mu izina rya Yesu. Ikintu cyose uzabona urimo urwana nacyo ukagitsinda mu nzozi runaka, ni uwo mwuka Imana yaguhaye imbaraga zo gutsinda. Kandi uzarota inka zikwirukankana, izo nka zikwirukankana zishaka gutera amahembe ngo zikwice, kaziganza, kazirusha imbaraga, ukazikubita cyangwa se ukanazikata, nabyo birashoboka. Imana birimo ikubwira ngo mwana wanjye, naguhaye imbaraga
satani yakubise swata ku buzima bwawe, ntabwo akigufite, nta kigushoboye. Azagutera ariko ntazagushobora, namaze guha ububasha, ntacyo kigutwaye mu izina rya Yesu. Tuliza nguvu za shetani, Yesu we. Ukeneye kubohoka, ukeneye kubaho ubuzima bufite icyerekezo, ukeneye kumenya icyo Imana ikuvugaho. Ushobora kubana na Prophet Claude mu materaniro abera kuri Soul Healing Revival Church ku cyumweru guhera ku isaha y'isa 2:30 kugera isa 6, ku wa kabiri guhera ku isaha y'isa 2 kugera isa 11 z'umugoroba, ndetse no ku wa kane guhera ku isaha y'isa 9 z'umugoroba kugera isa 1:30. Ukeneye ibindi bisobanuro waduhamagara kuri 0788 31 Ngwino uhabwe imigisha, ari nako wakira kubohoka, utibagiwe kandi no kumenya icyo Imana igushakaho. Katika wewe tunabohoa,